Ni umwanya munini tumara turi kuri za mudasobwa zacu cyangwa se turi kuri telefoni zacu turimo kuzikoresha. Niyo mpamvu muri ino video ngiye kukwereka uburyo wakorera amafaranga ukoresheje telefone. Iyi ngiyi ni porogaramu ushyira muri telefone maze igatangira kwinjiza amafaranga. Reka dutangire. Ngiye kukwereka ubu ngubu murabona ko ndi muri screen yanjye muri telefone. Nagiye kuri browser kuri Chrome, ngiye gusacingamo website yitwa GG2U. Ino niyo website dukoresha ukinjiza amafaranga. Niba ushaka link uyisange muri description y'ino video, ndetse ino website mbanje kwikubwiraho ibintu bikeya. Ni website winjiza amafaranga mu bintu bitandukanye, harimo nko kureba video cyangwa se gukina games no gukora survey ndetse n'ibindi bintu bitandukanye usangamo. Ushaka kumenya byinshi ushobora gukora research kugira ngo uyikoreshe neza wizeye ko yizewe. Niba ushaka link yayo uyisange muri description y'ino video. Murabona ko twebwe twagezemo yitwa ngo gg2u.org. Iyi ngiyi iyo ukoze sign up ako kanya uhabwa $1 gusa, ntabwo waribikuza. Ni irya bonus uheraho ndetse ugakomeza gukorera amafaranga uyikoresheje. Ikintu cya mbere tugiye gukora sign up, tugiye kwiyandikishamo, dushyiremo amazina yacu, dushyiremo email. Murabona ko nshyizemo email, ngiye gushyiramo username, ukoreshe password ushaka pfa kuba ikomeye, ndetse uhitemo n'igihugu. Uhita ukora ahangaha ngo your country, urebe mu bihugu, uhitemo igihugu utuyemo. Ni ukuvuga ngo ino website irakora, iri worldwide, ikora ku rwego rw'isi. Igihugu cyose waba urimo ndakeka wayikoresha kuko n'u Rwanda narwo rurimo. Ino website rero ngiye kubereka uburyo ikora, ndetse mbereke n'ibindi bintu by'ingenzi. Iyo umaze kubikora uhita ukora sign up, iyo umaze gushyiramo ibikenewe kugira ngo wiyandikishemo. Murabona ko twebwe twagezemo, ni uku nguku imeze. Ibi ngibi byose wagenda ubisoma ndetse urebe uburyo ikora. Twebwe rero tugiye kumanura tujye hasi, ahangaha ngo click to continue. Nawe niho uza kuza gukora numara kugenda usoma ibyo bagiye bakwereka. Iyi ngiyi rero ni website nakwita nkaho ari website. Reka tuanze dukora login. Ahangaha utushyiramo, iyo umaze kwiyandikisha dukora login, ukiyandikishamo kugira ngo ugeremo neza. Murabona ko $1 baduhaye akaba ari ryo dutangiriyeho. Hejuru murabibona ko dufite $1 kuri balance, kandi amafaranga twabikuza ni $7. Ino website rero urabona ko harimo amakampani menshi. Aya ngaya yose ni amasurvey, ni kampani ziba zishaka amakuru runaka maze zikabwira ino website kugira ngo abayuza bayikoresha babe bakora ibyo bintu, kugira ngo amakuru batanze bayishyurirwe. Ni ukuvuga ngo ino website ni survey, ni ibibazo. Hari nawe ujya ugasanga harimo amagames cyangwa se imikino, ndetse n'amavideo ukaba wayareba ukinjiza amafaranga. Nk'urugero dukoze kuri kamwe, wenda reka dukore kuri kamwe muri zira kampani. Murabona ko ahangaha tujya ahantu handitse ngo your survey. Iyi ngiyi rero ikintu ikora ni ugusubiza ibibazo by'ubushakashatsi maze ukishyurwa. Ngizi step zose ugenda ukoresha baba bazishyizeho, uragenda ugakora iyo survey. Ibyo bibazo bakabikubaza bitewe n'ahantu uri cyangwa se level yawe uriho, maze bakaguha ibibazo bigukwiye. Ibi ngibi ntabwo tugiye kubyinjiramo cyane, gusa icya mbere ugomba kumenya ni ukubanza ukitoza kuyikoresha, kubera ko usanga rimwe na rimwe iyo utazi icyongereza cyangwa se nta bindi bintu byinshi ugiye uzi kuri survey bibanza kukugora, gusa iyo umaze kwisobanukirwa biba byoroshye. Ikintu cya mbere ukora iyo ushaka kujya ukoresha buno buryo bw'amasurvey ni ukureba instructions, ibintu bisabwa cyangwa se ibintu baba barimo kubwira ngo ukore maze ukabikora. Ahangaha murabona ko harimo kampani nyinshi cyangwa se website nyinshi ziri kuri iyi ngiyi ushobora kugenda urebamo.